Yesu ashimwe cyane inshuti z'umusaraba, turabasuhuje mugira amahoro y'Imana. Ni mwene so ANICET niyo mugabo nk'ibisanzwe. Amahoro, ihumure n'umugisha bitangwa na Kristo umwami w'abizera bibe muri mwe. Ni ku Mukanguzi TV nk'ibisanzwe tubahaye ikaze. Reka dusenga n'Imana, nitumara gusenga tuganira ijambo rya Kristo. Niko ijambo ry'Imana rivuga, niko ibyanditswe byera bivuga. Riratubwira ngo uko wa munsi wegereje, uko mubonye wegereje, mujye murushaho guteranira hamwe kugira ngo mwaturirane impamvu z'ibyiringiro byanyu, muhumurizanye umutima, mubwirana ibihimbano na zaburi n'indirimbo z'umwuka. Uhoraho umwami w'amahoro abaho umugisha. Reka dusenge tuganire. Data wa twese uri mu ijuru, se umwami wacu Yesu Kristo, Imana nyiri urukundo, Imana byose, Imana umucunguzi, Imana umukiza w'abari mu isi, turagushimiye. Wadutekerejeho utumenyera ubugingo, urangije uradupfira, uraducungura, urazuka ngo tubeho, uduha kuba baraganwa na Kristo. None uko kwizera, ibyo byiringiro, uwo muhamagaro tumaze kuwakira, waduhaye ubugingo, tubonera ubuzima bushya muri Kristo. Turagushimiye. Waduhaye ijambo ryawe, uriduha nk'inkomezi y'abera, uriduha nk'igitsikamutima, uriduha nk'umurage. Turagushimiye. Kandi ijambo ryawe ryarambwiye ngo waduhayeho umwuka nk'ingwate. Dawidi niwe wigeze yasenga, aravuga ngo wigwatirize kugira ngo abankeneye ari wowe uvugana nabo. Imana twizera ibe mu cyimbo cyaho twari turi, kuko warabivuze ngo ndababumbatiye, utubumbatiye mu kiganza. Turwanyiriza ibyari biduteye, utuneshereza ibyo byatuneshaga, udutsindire, udukize indwara, wongere uduhe ihumure ry'umutima, wongere uduhe umunezero w'agakiza. Ineza y'Imana igaragare, ineza y'Imana igaragare, urukundo rw'Imana rugaragare. Ndagushimiye Mwana, ndagushimiye Yesu, ndagushimiye gitare cy'amahanga, ndagushimiye Mwami w'ineza. Uyu mwanya hembura abantu bateze amatwi ijambo ryawe, hembura abantu bari kutureba. Urwaye ucyahiye indwara, ibirenge by'ubishinge mu nzira y'umunezero, amatwi yongere yumva ijwi ry'Imana, akanwa ke kongere katura impundu n'ishimwe, amaso yongere abona imirimo uringanirije imbere ye. Dawidi yaravuze ngo usutse amavuta mu mutwe, ngo igikombe cyanjye kiraseseka. Aravuga ngo kandi untunganyirije ameza imbere y'abanzi banjye. Ntabwo uri Imana yiyeranja, kuko ntubura uko ubigenza. Ntabwo uri Imana igifatwa n'igihe ngo igihe kiragufata, ahubwo wowe uri Imana yihagije, byose ubikora ku murongo. Rambura ikiganza ukora ibikwiriye kuri uyu mwene data, kuri uyu mushiki wacu. Rambura ikiganza mu izina rya Kristo Yesu, cyaha umuraba. Ibirenge byawe byerekere muri uru rugo, ibirenge byawe bigere kuri ubu buzima. Naho umuyigeze yabibwira Yuda ngo komeza ibirori, kuko umunyakibi yatsembweho. Aravuga ngo dore amaguru yuzanye inkuru nziza, akamamaza iby'amahoro nguriya. Haleluya. Ibirenge byawe twarabibonye, byaratambagiye, byageze mu isi, aribwo butumwa bwiza. Pawulo yarabivuze ngo ubwo ntibuntera gukorwa n'isoni, none ubwo bitadukoze isoni biduhereho umugisha. Turagushimiye Mwami. Reka mu ijambo ryawe uduhe kumva ibyo ugambiriye kutumenyesha. Reka mu ijambo ryawe uduhe kwakira ubuzima ugambiriye kuduha. Monda ya sayini moria donanse dry. Mana we, reka mu ijambo ryawe tubonemo byose, uduhimwe imbaraga zitsinda amarari n'iruba ry'ibyaha, kugira ngo ubwandu bwose buturuka ku mubi bukurweho ku bwa Kristo watuneshereje. Ndagushimiye Mwana, ndagushimiye Yesu, ndagushimiye Yesu, ndagushimiye Mwana. Ikintumye kuri ubu bwoko naba ari cyuma ngo nkibahe. Nibiba ngombwa ko nivugira ibyanjye bidaturutse kuri wowe, ururi mu rugobwe ntiruvuge. Bisenze nizeye ngushima, utunganye ubugingo bw'abera, kuko igihe cyo gutaha kw'abakiranutsi gisohoye. Urakoze Mwami Yesu, amen. Imana ibahe umugisha. Turabasuhuje kandi turabahobeye kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Guhoberana kwera, tunejejwe n'Imana ku bwanyu. Dushimiye buri muntu wese udahwema kudukurikira, tubashimiye ko mutugaragariza
icyo ijambo ry'Imana ryakoze kuri mwebwe. Narabibabwiye, nubona hari icyo wumvishe mu ijambo ry'Imana wavuga amena, watera haleluya muri comment tugasangira. Ntukajye ukurikira amateraniro nkaho ari kuri YouTube gutyo gusa, bikurure wishyire mu rusengero. Narabibabwiye, Daniyeli ari muri Babulone yakuruye iteraniro ryaberaga i Yerusalemu arikura mu birometero 1500 arizana muri Babulone. Aravuga ngo nubwo nta mutambyi mbanye nawe ahondi, nkaba nta rusengero ngira hondi, aravuga ngo ariko Imana yangira cyabana nanjye. Aravuga ngo reka njye nkingura amadirishya. Idirishya narabibabwiye bisobanura iyerekwa, n'uruhande rw'iyerekwa bivuze iki? N'ugusengera mu mwuka dushaka kureba ibiri mu ijuru. Paulo niwe wabivuze, yaravuze ngo mwifuze ibiri mu ijuru, kuko ariho umukiza wacu ari, niho umukiza azaturuka. Imana ibaha umugisha. Rero muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana, ryumvana umutima ushaka kuganira n'Imana, uryumvane kwigomwa no kwitanga kugira ngo wakire icyo Imana ishaka kumva mu ijambo ryayo. Imana iguha umugisha. Reka nari ndimo mbashimira mbabwira nti comment zanyu turazibona. Rero reka nanone nisegure, ari abantu mwagiye muduha ibitabo tuganiraho, kandi mu by'ukuri tukaba twabona kubisoma byatworohera, ariko mujye mutwihanganira tubanze dusengera iyo message kugira ngo ibagereho ifite ubuhanga bw'umuntu cyangwa ubumenyi umuntu afite kuri iyo message, ijye ibageraho irimo ubutumwa Imana ibatumyeho. Imana ibaha umugisha. Ntabwo ari uko tutemeye cyangwa tutabagandukiye, murabizi ko tubereyeho mwe, namwe mubereyeho twe, kuko abizera babereyeho abandi, n'abandi babereyeho twebwe. Rero ntabwo ari uko twanze kuvuga kwa kiriya gitabo. Hari abadusabye ibitabo by'Abakorinto, hari abagiye badusaba izindi nyandiko, Abaefeso n'abandi. Hari abantu bagiye badusaba inyandiko nyinshi, mwadusabye no kwigisha ku gitabo cy'Umubwiriza. Twagiye tubibona, murihangana tujye tubanza tubisengere, tubibahane message y'Imana, kugira ngo bitaba ubushake bwacu cyangwa ubwanyu gusa, ahubwo bijye bibamo n'ubutumwa Imana iduhaye kuri mwebwe. Uhoraho umwami w'amahoro, Imana nyirihumure ryose n'icyubahiro, ibaha umugisha kubw'ubugingo bubonerwa muri Kristo Yesu. Amen. Reka dusome ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka, ijambo riri ku murongo wa 45. Haravuze ngo kandi hahirwa uwizeye, kuko ibyo yabwiwe n'umwami Imana bizasohora. Muraza kwihangana dusome ibintu birebire, ntacyo bitwaye, wenda siko mwese munabonera rimwe umwanya wo gusoma Bibiliya. Murihangana dusome igice cyose, gifite imirongo itari myinshi, ni 40 gusa mu rwandiko Paulo yandikiye Abaheburayo. Narabibabwiye, sinjya ngira isoni zo kuvuga ko yarwandikiye Abaheburayo. Abakunda kumenya amateka y'iyandikwa ry'ibitabo, iki gitabo muri Bibiliya mu 1600 cyari cyanditse ngo ni igitabo Paulo yandikiye Abaheburayo. Rero hariho abagabo babiri bazanye confusion muri theology y'Abagiriki, baravuga ngo ntaho yashyize izina rye, ariko nge mbona igihamya ku murongo wa 23 w'igice gisoza uru rwandiko rw'Abaheburayo, akaba igice cya 13 umurongo wa 23. Aravuga ngo ndababwira yuko mwene data Timoteyo yabohowe naza vuba, nzababona turi kumwe. Noneho 24 yaravuze ngo muntahirize ababayobora bose, muntahirize n'abera bose, abo muri Ataliya barabatashye. Umusozo w'inzandiko za Paulo yajyaga akunda kuvugira ijambo riri ku murongo wa 25, ubuntu bw'Imana bubane namwe mwese. Amen. Niko Paulo yasozaga inyandiko, ariko igihamya kidashidikanwaho nuko nta wundi wakoranye ubutumwa na Timoteyo, kandi mu banditsi banditse inzandiko nuko ari Paulo. Rero yaravuze ngo nawe nabohorwa muzamubona. Imana ibaha umugisha. Rero nari mbasabye ngo mwihangane dusome iki gice cya 11 kuva ku murongo wa mbere dusoze n'uwa 40. Haravuze ngo kwizera n'ukumenya rwose ibyiringirwa, udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Icyatumye abakera bahamywa neza, iri jambo kuvuga ngo ni uguhamywa, ni nko guhamirizwa cyangwa se bahamijwe. Imana ishimwe, bahamijwe neza nuko bari bagufite.
kwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana, nicyo cyatumye ibiboneka bitaremwa mu bigaragara. Kwizera niko kwatumye Abeli aha Imana igitambo kuruta icya Kayini kuba cyiza, ni nako kwamuhaye guhamywa ko ari umukiranutsi ubwo Imana yahamyaga ko amaturo ye ari meza, kandi niko kwatumye nanone akivuga. Umurongo wa 5, kwizera niko kwatumye Henoki yimurwa mu ijuru. Imana ishimwe, ngo adapfa kandi ntiyaboneka kuko Imana yamwimuye, kuko yahamijwe atarimurwa yuko yanejeje Imana. Ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza, kuko uwegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho, ikagororera abayishaka. Kwizera niko kwatumye Nowa atinya Imana amaze kuburirwa nayo iby'ibitaraboneka, akabaza inkuge yo gukiza abo mu nzu ye, ariyo yacishije iteka ry'abari mu isi, aragwa gukiranuka kuzanwa no kwizera. Kwizera niko kutumenyesha, niko kwatumye Aburahamu yumvira Imana imuhamagariye kujya aho yari agiye kuragwa, nuko agenda atazi yajya. Kwizera niko kwatumye aba umusuhuke mu gihugu yasezeranijwe, akaba nk'umushyitsi muri cyo, akabana mu mahema na Isaka na Yakobo abaraganwe nawe ibyo byasezeranijwe, kuko yategerezaga umudugudu, kuko yategerezaga umudugudu wubatswe ku mfatiro, uwo Imana yubatse ikawurema. Imana ishimwe. Umurongo wa 11, kwizera niko kwatumye na Sara abashishwa gusama inda nubwo yari acuze, kuko yatekereje ko iyasezeranije ariyo kwizera. Ni nacyo cyatumye umuntu umwe, kandi uwo yari ameze nk'intumbi, akomokwaho n'abangana n'inyenyeri zo ku ijuru, kuba benshi kandi bangana n'umusenyi uri ku kibaya cy'inyanja utabarika. Abo bose bapfuye bakizera, batarahabwa ibyasezeranijwe, ahubwo babiroraga biri kure cyane, bakabyishimira, bakavuga ko ari abashyitsi n'abimukira mu isi. Abavuga batyo baba berekana yuko bashaka gakondo. Iyo baba barakumbuye iyo bavuyemo, baba barabonye uburyo bwo gusubirayo, ariko noneho barashaka gakondo irusha icyo gihugu kuba cyiza, ariyo yo mu ijuru. Nicyo gituma Imana idakorwa n'isoni zo kwitwa Imana yabo, kuko yabiteguriye umudugudu. 17, kwizera niko kwatumye Aburahamu atamba Isaka ubwo yageragezwaga, kandi dore wasezeranijwe ibyasezeranijwe yari agiye gutamba umwana we w'ikinege. Uwo yabwiwe ibye ngo kuri Isaka niho urubyaro ruzakwitirirwa, kuko yibwiye yuko Imana ibasha ndetse kuzura n'abapfuye. Nicyo cyatumye amugarurirwa nk'uzutse. Kwizera niko kwatumye Isaka ahesha Yakobo na Esawu umugisha w'ibizabo. Kwizera niko kwatumye Yakobo ubwo yari agiye gupfa ahesha imigisha abana ba Yosefu bombi, agasenga yishingikirije kuri iryo pfundo ry'inkoni ye. 22, umurongo wa 22, kwizera niko kwatumye Yosefu ubwo yari agiye gupfa yibuka ibyo kuva muri Egiputa kw'Abisiraheli, agategeka iby'amagufwa ye. Imana ishimwe. Kwizera niko kwatumye Mose ahishwa n'ababyeyi be amezi 3 amaze kuvuka, kuko babonye ako kana ko ari keza, ntibatinye itegeko ry'umwami.
kwizera niko kwatumye Mose, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Kwizera niko kwatumye Mose ahishwa n'ababyeyi be, umurongo wa 23, ahishwa n'ababyeyi be amezi 3 amaze kuvuka, kuko babonye ako kana ari keza ntibatinye itegeko ry'umwami. 24. Kwizera niko kwatumye Mose ubwo yari amaze gukura yanga kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo, ahubwo agahitamo kurenganwa nubwo kurengananwa n'ubwoko bw'Imana, abirutisha kumara umwanya yishimira ibinezeza by'ibyaha. 26. Kuko yatekereje yuko gutukwa bamuhora Kristo ari ubutunzi buruta ubwo abanyegiputa babitse bwose, kuko yatumbiraga ingororano azagororerwa. Kwizera niko kwatumye ava muri Egiputa ntatinye umujinya w'umwami, kuko yihanganye nk'ureba ibitaboneka, nk'ureba itaboneka. Kwizera niko kwatumye arema Pasika no kuminjagira amaraso, kugira ngo urimbura abana b'imfura atabakoraho. Kwizera niko kwatumye baca mu nyanja itukura nk'abaca ku musozi, abanyegiputa nabo babigerageje bararengerwa. Kwizera niko kwatumye inkike z'amabuye z'Yeriko ziriduka bamaze kuzizenguruka iminsi 7. Kwizera niko kwatumye maraya uwo Rahabu atarimburanwa n'abatumviye Imana, kuko yakiranye abatasi amahoro. Mbese mvuge kindi iki? Igihe cyandenga mvuze ibya Gidiyoni n'ibya Baraki n'ibya Samusoni n'ibya Yefuta n'ibya Dawidi n'ibya Samweli n'iby'abahanuzi, baheshejwe no kwizera gutsinda abami no gukora ibyo gukiranuka no guhabwa ibyasezeranijwe no kuziba iminwa y'intare no kuzimya umuriro ugurumana cyane no gukira ubugi bw'inkota no gukurwa mu ntege nke, bagahabwa imbaraga nyinshi no kuba intwari mu ntambara no kunesha ingabo z'abanyamahanga. Abagore bahabwaga abo bapfushije bazutse, abandi bakicishwa inkoni, ntibemere kurokorwa kugira ngo bahabwe kuzuka kurushaho kuba kwiza. Imana ishimwe. Ikindi, abandi bakageragereshwa gushinyagurirwa no gukubitwa ibiboko, ndetse no kubohwa no gushyirwa mu mazu y'imbohe, bicishwaga amabuye, bagakerezwa inkerezo, bakageragezwa, bakicishwa inkota, bakazerera bambaye impu z'intama n'iz'ihene banyazwe byose, bakababazwa, bakagirirwa nabi. Yemwe n'isi ntiyari ikwiriye ko bayimamo, bazereraga mu mashyamba no mu bihanamanga no mu mavumo no mu masenga. Abo bose, murongo wa 39, abo bose nubwo bamaze guhamywa neza kubwo kwizera kwabo, nyamara ntibahabwa ibyasezeranijwe. Murongo wa 40 ariwo nashakaga cyane, ngo kuko dore impamvu yatumye badahabwa ibyasezeranijwe. Mwumvisha ibigwi byabo, nashimye ngo tuhasome hose. Ngo kuko Imana yatugambiriye ikirushaho kuba cyiza, kugira ngo abo badatunganwa rwose tutari kumwe. Mwakire neza iri jambo ry'Imana. Shimiye Imana kubwira ijambo ryayo. Imana ishimwe iduhaye uyu mwanya wo kugira ngo tuganire kuri iri jambo ry'Imana. Ndagira ngo tuganire ku kwizera. Nta kindi gihesha gukiranuka mu bisi no mu bo mu ijuru, keretse kwizera kogejwe de n'amaraso ya Yesu masa, wogejwe na Yesu
watunganijwe n'amaraso, hari ubwo yakuhagije amaraso, mbese imyambaro yawe irera. Nta kindi gihesha gukiranuka mu isi no mu ijuru keretse kwizera ko wogejwe n'amaraso ya Kristo. Shaka ngo tuganire ku ijambo rivuga ngo kwizera guhesha gukiranuka. Kwizera guhesha gukiranuka. Kwizera niyo fondasiyo yo kwitwa umukristo. Kwizera nirwo rufatiro rw'umunyamasengesho. Kwizera niyo nzira umunyamwuka ahagararamo, niyo stage yawe, niyo nzu umunyamwuka aturamo akaba kominike n'Imana, agahabwa umwuka wera. Kwizera nirwo rugingo umuntu yakira akaba umuntu ushyitse muri Kristo. Kwizera nibwo buzima umuntu agira, yavuga Imana ikamwumva, Imana ikabigejwe ishinzwe ubuzima bwawe. Kwizera nicyo cyumba umuntu abamo, yaba ageragezwa Imana ikamubona mbere. Kwizera nicyo kintu kiduhesha ubuzima bubaho mu ishusho Imana yishimira. Kwizera niho dusengera tukumvwa, niho turemera iby'Imana itavuganye natwe bikaba, niho tuvugira amagambo y'umwuka akarema mu isi y'umubiri bigaragara. Kwizera niho twirukanira indwara z'abarembye, niho twaturira abana ku ngumba. Icyumba cyo kwizera niho dukurira karande ku bantu. Icyumba cyo kwizera nicyo dushinganishirizamo imiryango. Kwizera aho ngaho, kwizera umuntu wese wizera arenga ku rwego asengesha kwizera, akaba n'ubuzima bwo kwizera. None uyu muntu wizera iyo ari mu rusengero aba afite amateraniro muri we, niyo ari mu materaniro agira andi materaniro ateranira muri we, kuko bimanura umwuka w'Imana. Ijuru riteranira muri we kandi riterana kubwe. Imana ishimwe. Niyo atari mu rusengero nawe aba ari urusengero rw'Imana. Umuntu wizera niyo atari kuvuga ubutumwa nawe ubwe aba ari ubutumwa mu maso y'abamureba. Umuntu wizera niyo acecetse, iyo asenga amasengesho ye ntagarukira ku mpamvu z'ibyiringiro bye, ntabwo agarukira ku byo yasabaga. Amasengesho aragenda agakora n'ibyo utigeze utekereza. Kwizera ni urwandiko, ni icyemezo, ni icyangombwa gituma dufata ibiri mu migambi y'Imana ariko Imana itarabivuganye natwe. Umuntu wizera iyo asenga ntabwo asenga yishyuza iby'Imana yavuze, kuko iyo Imana igiye gusohoreza uwizera ikora ibirenze ibyo asaba, ikora ibiruta ibyo wibwiye. Umuntu wizera niyo aririmba aririmbisha kwizera. Muririmbyi yarabivuze ngo ndebesha kwizera ibiri mu ijuru. Niyo mpamvu umuntu wizera anezerwa mu gihe cy'amarira. Umuntu wizera akomera ku munsi w'amakuba. Umuntu wizera igihe bamutaye ari wenyine nibwo agira iteraniro rya benshi. Kuko ndagira ngo mbabwire inshuti z'umusaraba, Imana iduhe kwizera, Imana ibahe kwizera, Imana ibahe kwizera. Kwizera ni iki? Ijambo ry'Imana rirabivuga ngo Kristo niwe banze ryo kwizera, ni nawe ugusohoza rwose. Dutangira gusoma, dusomye ijambo ryavuzwe na Elizabeth. Elizabeth ni umugore wa Zakariya. Zakariya yari umutambyi mu Bisiraheli. Cyari ikintu kitoroshye nk'uko kuba umukristo ari ikintu kitoroshye. Gutoranwa n'Imana ukabarirwa mu muryango w'abera utuye mu isi, ukaba umuntu ushimwa mu maso y'Imana kandi ubaho ibyaha bikorerwa, ukaba umuntu udakiranirwa kandi utuye ku ndiba yo gukiranirwa. Iyi si yacu irengeje ibimenyetso icyateye Imana kurimbura Sodomu na Gomora. Uyu munsi hararuta Sodomu na Gomora. Sodomu hari abatinganyi, uyu munsi barenza abari Sodomu. Sodomu hari abantu bagiraga gukiranirwa kwarambiye Imana, Imana irarambirwa. Ariko uyu munsi niki gitumye ibyaha biruta iby'Isodomu ntiturambirwe, Imana ntiturimburwe, nuko
imana iturebera muri Kristo Yesu, kuko umuntu wizera atuye muri Yesu. Umuririmbyi yavuze iki waririmbye indirimbo y'120 yaravuze ngo mu ijuru imbere y'Imana mfite umuntu umvugira, Imana ishimwe, umuvugizi wacu Kristo, wongera utuvuganire ku Mana, Imana yongera ivuganire uyu mubyeyi impamvu y'intege nkeya zawe, Kristo ayipresent, Imana iguha imbaraga z'umwuka, yongera igushyire ku rufatiro, impamvu y'akarengane n'amakuba wahuye nabyo, umuvugizi wicaye imbere y'Imana akuvuganire. Muririmbyi yavuze iki kuri iyo ndirimbo? Yaravuze ngo mpamya yuko izina ryanjye ryanditse ku mutima we, mpamya yuko izina ryanjye riri ku mutima we, ubwo mvugira na mwanzi wamunyirukanaho. Kwizera ni iki? Kwizera ntabwo ari igikorwa tuzakora. Kwizera ntabwo bizaturuka ku mirimo Imana izakora. Twatangiye kandi ntituri butinde. Kwizera, iyo umuntu ajya kwizera, ishingiro ryo kwizera ni Kristo. Umuntu witwa umwizera ni uwamenye akemera akakira impinduka z'imirimo Imana yakoreye muri Kristo. Ntabwo mbitindaho, ibyo nagiye mbisobanura, ariko hari ushobora kureba iki kiganiro utarabonye ibindi. Kwizera ni ukumenya ko Kristo yapfuye ku bwacu, tukamenya ko yababaye ababarizwa twebwe. Kwizera ni ukumenya Bibiliya ibisobanura mu buryo bw'isezerano ry'Abisiraheli. Yavuze ngo kwizera ni ukumenya ibyiringirwa. Reka twitse aho ngaho, ibyiringirwa ni ibiki? Umva ukuntu Pawulo yabwiye Abaefeso, yarababwiye ngo nta byiringiro by'ibizaba mwari mufite, kuko nta n'Imana rurema. Niba kwizera ari ukumenya ibyiringirwa, twe tukaba nta byiringiro twari dufite, tukaba tutari ubwoko buheshwa ibyiringiro, tukaba tutagiraga isezerano ry'ibizaba, kwizera kuri twebwe ni igiki? Kuko ibyiringiro by'Abisiraheli yari imirimo Yesu yagombaga gukora avutse. Ibihanurwa cyangwa ubuhanuzi mu mizingo y'ibyahanuwe baravuze ngo naza ibimuranga nibi, ibirema bizasimbuka mu irembo rya Yerusalemu, twebwe nta ryari rihari. Baravuga ngo abatabona bazareba, baravuga ngo kandi n'amatwi y'abari barazibye azaziburwa, yemwe n'abapfuye bazazuka. Namwe nimutangazwe nuko umugore w'umunyakananikazi yamugezeho azi bizaba, afite ibyiringiro. Nubwo yari umunyamahanga, ariko yari azi imirimo ikorwa na Kristo. Ariko kuko ataraba ubwoko, kuko twabyariwe mu maraso ya Kristo, bivuze ngo mbere yo kubyarwa ntitwari kwizera ko, ntabwo twari abizerwa mu maso y'Imana, nta n'uwatwegerezaga Imana, twari ishyanga riciriwe inyuma y'umudugudu. Ariko uyu mugore ngo amugeze imbere, Yesu aramureba, aramubwira ngo uragenzwa n'iki? Nshimiye Yesu wamuhaye umwanya. Ubona iyo aza kumwima umwanya nibyo byajyaga kudutera ibibazo, ariko yamuhaye umwanya. Umugore aramubwira ngo narizanywe n'ikibazo mfite, umwana wanjye aterwa na dayimoni, afatwa na dayimoni, kandi ntabara mwigisha ntabara. Yesu aramubwira ngo si byiza gufata ibyo kurya by'abana ngo mbijugunyire imbwa. Umugore arangije areba Yesu, aravuga ngo ntacyo, ndimbwa koko. Bo ibyiringiro ntibyari ibyabo, ntibyari iby'abanyamahanga. Aravuga ngo ndimbwa, ariko nawe uri databuja. Akivuga iryo jambo bikora Yesu ku mutima, aravuga ngo mugore ufite kwizera kwinshi, genda kwizera kwawe. Ibyiringiro ni imirimo yari bukorwe na Yesu. Kimwe mu mirimo yari bukorwe, bari biteguye ko ari umwami w'amahoro, yari buzana amahoro muri Yerusalemu.
ibyiringiro bari bafite ariyo mpamvu yagiye abwira abigishwa ngo mwaba afite kwizera gukemwe, nuko batizeye Yesu nk'umukiza w'ubugingo, bamwizeye nk'umuhesha w'amahoro mu gihugu cya Isiraheli. Kandi Yesu ntaje gutanga amahoro mu isi, aje kuyaha abizera bari mu isi, kuko amahoro Yesu atanga yarabivuze, aravuga ngo si nk'ay'ab'isi. Amahoro y'ab'isi ashingiye ku bifatika, ashingiye ku bigaragara. Amahoro y'ab'isi ni inzu bubatse, amahoro y'ab'isi ni amafarasi, ni amamodokari, ni akazi, ni biro, ni nivo d'étude. Amahoro y'ab'isi ni inshuti bagira, ni imiryango ikomeye. Amahoro y'ab'isi ni abazabashyira mu kazi. Ariko ayo mahoro siyo Yesu atanga. Yesu yaravuze ngo simbaha amahoro nk'ay'ab'isi. Hari abantu bafite ihumure ku bw'abandi, badafite ihumure ku bwa Kristo. Abisiraheli bararase batekereza Yesu gutyo, kugeza ubwo Sarume yamwegereye aravuga ngo ufite Yakobo na Yohana n'abahungu banjye, nta n'icyo banenga. Umujinya wa Yohana warashize, uwa Yakobo wararangiye. Aravuga ngo wabaraze intebe, umwe akicara iburyo bwawe, undi akicara ibumoso, ko n'ubusanzwe Yohana aba mu gituza cyawe. Yesu aramubwira ngo ibyo si ibyanjye kubitanga. Bashatsemo Yesu ibitari ibyo yarazanye. Kwizera ni igiki? Abantu benshi bari kuri Kristo ngo babone abagabo. Abantu benshi baje kuri Yesu ngo bakire indwara. Abantu benshi baje kuri Yesu ngo babone akazi. Abantu benshi baje kuri Yesu ngo bakire karande. Ariko ntabwo ari iyo ntego ituzana kuri Yesu. Niyo ibyo byose byabura, ariko tukamutunga nk'ubugingo, kuko kwizera ntabwo ari ibyo. Ntabwo twizezwa n'ibyo Imana izakora. Niba mwizera Imana kubw'ibyo izakora, kwizera ubwo ntikurabaho. Ariko nimwizera Imana kubw'ibyo yakoze, kwizera kuriho n'ibindi bitaba. Dore icyitwa kwizera rero ni ukwemera imirimo Imana yakoreye muri Kristo, akababaro kose ko ari twe yababarijwe ibyamubayeho. Reka dusome gatoya Yesaya 53. Kwizera, kandi kwizera gutera umuntu gutinyuka. Wabatinyutse ibyago byose nazakurikire umwami Yesu. Uwo ntacyamurekesha iyo migambi ye yo guca mu nzira ijya mu ijoro. Wabatinyutse. Yesaya 53 havuze ngo iki? Kwizera nshuti z'umusaraba. Haravuze ngo ninde wizeye ibyo twumvise, kandi ukuboko k'Uwiteka kwahishuriwe ndi. Ntabwo ndacyabisubiramo. Niba uriho utegereje ngo ibizaba, ngo iby'Imana izakora nibyo bizatuma wizera, biravuze ngo ishingiro ryo kwizera kwawe riri ku mirimo Imana izakora. Ubwo kwizera ntikurabaho. Ariko niba wizeye Imana, kuko Imana ariyo kwizerwa, yakora itakora niyo kwizerwa. Yabikoze Imana yizerwa, itanabikoze Imana yizerwa. Kwizera Imana itakoze ni ukwimura kwizera mu mirimo yakozwe n'Imana, tukabishyira mu buzima bw'ubumana. Rero niba mwebwe ibyo mwita kwizera ari ugutegereza ibyo muzabona, igihe byashaje no kwizera kwanyu kuzaba gushaje. Igihe wabuze akazi, ubwo Imana ntizabibaho. Igihe wabuze urubyaro, Imana ntizabibaho. Ariko kandi ni Imana ishyira ikuzimu igakurayo. Kuvuga ngo ninjye wica nkabeshaho, nuko Kristo ari we wari butambwe n'Imana agapfa ku bwayo, kuko nubwo yapfuye kubw'ibyaha yari igitambo kiziye gupfira abari mu isi. Rero ivuga ngo ninjye wica nkanakurayo, byari bisobanuye ngo uwapfuye niwe uzazuka. Rero Kristo wapfuye, yapfuye kubw'ibicumuro byacu. Imibabaro yagize yari imibabaro yacu, ariko kuko twizera dushingiye ku mirimo, bituma tutakira amahoro no gukiranuka bituruka mu kwizera. Ibyo dutegereje twabibura, tukabibura n'Imana. Birasobanuye ngo ibyo utegereje niba biri muri baga, biri mu gikapu, ubwo nibiza n'Imana yawe izazamwe aho ngaho. Ariko kandi dukwiriye gutunga Imana ibizasohora byose, bigasohorana ubutunzi bwo kuronka Kristo kuri twebwe. Nshuti z'umusaraba,
dore bene data 12 urwandiko rw'Abaheburayo. Nubwo ndasoje aha Yesaya ndaje mpagaruke 12 urwandiko rw'Abaheburayo, ntabwo nabura kuhasoma igice cyaho cya 12 umurongo wa mbere. Haravuze ngo nuko natwe ubwo tugoswe n'igicucu cy'abahamya benshi bangana batyo twiyambura ibituremerera byose n'icyaha kibasha kutwizingiraho vuba, dusiganirwe aho dutegekwa twihanganye. Aba turi kuvuga twasomye ni igicucu cy'abahamya. Yobu yatutswe na ba Elifazi, ba Biludadi na ba Zofari, bamutuka basoje iminsi 7 yo gusenga. Basenza amajoro 7, amanywa 7 n'amajoro 7 ku munsi wa mu gitondo. Elifazi aramubwira ngo nta hantu hashobora kumera urufunzo hatarigeze amazi. Ibi ni ibyaha, iyi ni imirimo yo gukiranirwa kwawe Yobu, witubeshya. Arababwira ngo ndi umukiranutsi, nta cyaha mfite. Elifazi arangije aramubwira ngo n'abamarayika b'Imana, ngo Imana ibabonamwe amafuti. Si ijambo ry'Imana iryo, ni irya Elifazi. Kwizera kwacu ntiguhinyurwa, ntabwo guhinyurwa n'abatizera. Ntabwo kwizera kwacu dukwiriye kugutakaza ngo nuko hari abatizera. Reka turebe iri jambo riri mu Baroma. Pawulo yababwiye ngo iki? Yabwiye Abaroma ngo mbese niba bamwe muri bo batizeye, kutizera kwabo kwahindura ubusa gukiranuka kw'Imana? Aravuga ngo ntibikabeho. Kutizera kwabo kwahindura ubusa gukiranuka kw'Imana. Mbese niba bamwe, ni igice cya 3 umurongo wa 3. Mbese niba bamwe muri bo batizeye, kutizera kwabo kwahindura ubusa gukiranuka kw'Imana? Niba kwizera kwawe bicogorera mu kwemerwa kwawe, aba bene data babaye igihamya, babaye igicucu. Ni igicu kitugose cy'imirimo Imana yabagiriye, ngo ntibari bakwiriye, ngo n'isi ntibari bakwiriye kuyibamo, ngo bazereraga mu mashyamba bambaye impu z'ihene n'iz'intama, ngo barekeshejwe ibyabo baricwa. None se niba bapfuye, wowe kuburozwe bisobanuye ko Imana atari yo kwizerwa? No mu rupfu rw'abizera Imana niyo kwizerwa. Mu gihe dupfuye tukoze impanuka niyo kwizerwa. Mu gihe tubyaye umwana agapfa Imana niyo kwizerwa. Kuko ishingiro ryacu ryo kwizera riri kuri Kristo Yesu. Liamonda ya so enimoria donasedra. Kwizera kw'abizera ni Kristo, niwe banze ryo kwizera. Ntabwo twizezwa n'ibyo dufite, dukuriye kwizezwa nuko dufite Kristo. Bibaye ibyo kwizera bitewe n'ibyo dufite, abakurusha gutunga baba bakurusha no kwizera. Ariko ijambo ry'Imana rivuga riti, Yesu yarabivuze, Luka yarabyanditse, yaravuze ngo ntimuyobe Imana ntinegurizwa izuru. Arababwira ngo ninde wababwiye ku bwinshi ko ubugingo bwanyu bukomoka mu bwinshi bw'ibyo mutunze? Aravuga ngo siko biri. Ubugingo bw'abizera buturuka mu kwizera. Kwizera, umva ukuntu Yesaya habivuze, aratubwiye ngo ninde wizeye ibyo twumvise. Ibi nibyo byari ibyiringiro. Yesu yari buza akabaha amahoro. Bagiye kwizera Yesu, bizera amahoro ari nk'aya none, nk'ay'abantu ba none bari kwizera. Ubu umukristo turimo turafata nk'umukristo ngo n'ufite icyo akora, umuntu twemera, n'uparitse imodokari ni nziza, ariko si ibihamya byo kwizera. Izo ni impamba, ni inyoroshya rugendo Imana iduha mu isi kugira ngo itworohereze, ariko si urugero rw'uko usumbya abandi kwizera. No, utazabwira abantu ngo narizeye Imana impereza ibingibi biruta iby'abandi. Oya, kwizera ni ibiduhesha ubugingo. Isumbwe riri mu kwizera ryaba kubatizera, wowe ukabasumbisha ko wizera, kuko umuntu wizera ni mutarutwa. Imirimo rero yo kwizera ndaje tuyigereho, ariko reka tubanze dusoze no kwa Yesaya. Haravuze ku murongo wa 2 ngo kuko yakuriye imbere ye
nk'ikigejegeje, ngo nk'igishyitsi cyumburira mu butaka, ngo bwumye, ntiyari afite ishusho nziza cyangwa igikundiro kandi bwatuma tumwifuza. yarasuzugurwaga akangwa n'abantu, yari umunyamibabaro wamenyereye intimba, yasuzugurwaga nk'umuntu abandi bima amaso natwe ntitumwubahe. ni ukuri intimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye, ariko twebwe twamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana agacumitwa nayo, agahetamishwa n'amaboko n'umubabaro. nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we. kandi imibyimba ye niyadukirisha. twese twayobye nk'intama zizimiye, twese twabaye intatane, Uwiteka amushyiraho gukiranirwa kwacu twese. nababwiraga iryo jambo rivuga ngo umuntu wizera numenya akemera imirimo Imana yakoreye muri Kristo Yesu. Imana yamushyizeho ibicumuro byacu, amaze kubyikorera apfa urwo twari gupfa rw'agashinyaguro, apfa urw'isoni ruteye agahinda n'umubabaro. ariko ngo ntiyigeze yicuza, ngo ari ku musaraba yemeye isoni z'umusaraba, ngo kubw'ibyishimo byari byamushyizwe imbere. uwemeye iyo mirimo hanyuma iyo uyimenye urayemera. kwizera ntibyuzuzwa no kuyimenya ukayemera gusa, byuzuzwa no kuyemera ukakira n'impinduka zayo. umuntu ufite impinduka za Kristo mu buzima bwe niwe Yesu yita umwizera, kuko iyo twakiriye impinduka tuba duhinduye kavukire. Bibiliya ivuga iki? iravuga ngo bene uwo ntababyawe n'ubushake bw'umugabo n'umugore, ngo ahubwo ababyarwa n'Imana. none uwo muntu wizera, kwizera kuramubyara. iyo ubyawe n'Imana nibwo uhabwa imbaraga zo kunesha isi, nibwo utsindira riniruba n'ubusambanyi bwaryo, nibwo uhakana ibyo Satani agutuma gukora. umuntu ubyawe n'Imana kubwo kwizera agira imirimo yitwa gukiranuka, akoreshwa n'impinduka yakiriye muri Kristo Yesu, kuko ikibyarwa n'Imana cyose kinesha isi. ndanezerewe umuntu wese wabyawe n'Imana anesha isi, ko Bibiliya iravuga ngo turi abatsinzi no kurutaho. haleluya! si uwo murozi uduhangayikishije, uretse nawe niyo amarembo y'ikuzimu yazikuka ntacyo yatwara itorero rya Kristo, kuko iryo ryubatswe ku rutare. umuntu wizera ari muri box akingiraniwe ariko Mana yera iri mu ijuru, mu ikarito yitwa kwizera. imvura ntiyinyagira, izuba ntiriyisatura, urupfu ntiruyinyeganyeza, abadayimoni ntibayikorera. kwizera ntibishoboka. Mana y'imbaraga, mvuga iki ndeka iki? kwizera byafashe Gideyoni wenyine. ubwo kwizera kwa Gideyoni toriyabonama edrayi, yarahagaze, ntiyigeze arasa umwambi, si umuheto yafoye, si inkota yafashe, si ibuye yateye umumidiyani, ariko yaravuze ngo ubwo Imana yaduhaye umwero w'ingano ntabwo turi bwicwe n'inzara kubera abamediyani. ayora duke ku nkokora, ajya guhurira ingano ku musozi. marayika aje aramuga ngo wa munyembaraga we, ndetse ugira n'ubutwari. Gideyoni ajya gutera abamediyani, Imana yaramubwiye ngo genda uko imbaraga zawe zingana. kwizera biruta nyirabyo, bibyara imbaraga ziruta iz'ibigeragezo urimo, kuko kwizera gutsinda ibigeragezo bya none n'iby'ejo bizaza, tukagera ku munsi wo kuza kwa Kristo tukahasohora amahoro. kwizera kwa Aburahamu kwatumye ava muri Uriya w'Abakaludaya, abwira Satera ngo sinzongera kugurisha ibigirwamana. kwizera bikurekesha icupa, kwizera bikwambika umwambaro ugukwira, kwizera bikubuza imirimo y'isoni nke, kwizera bigukura mu moko, kwizera birakubyara bikagutransforma, biragucura bikaguhindura. kwizera bikugira ikindi kiremwa, ukaba uri umuntu uri udasanzwe mu mirimo y'Imana. niyo Imana igiye kugira igikorwa ikora mu isi, iravuga ngo ndamunyuraho.
iravuga ngo ndakunyuraho, iravuga ngo ndamunyuraho ntacyo nakora ntamubwiye. Umwizera witwa Loti wari uri Sodomu. Kwizera kwa Loti byatumye adakora ibyaha by'ubutinganyi, byatumye adakora imirimo, byatumye nta mirimo y'ubutinganyi akora. Imana irangije iravuga ngo Loti marimbure mbigenze gute? Umuntu wizera Imana imubwira iby'imigambi yayo. Umenya imigambi, ariko kandi nta n'ikindi twari kumenyeramo imigambi. Ntabwo namenye imigambi ye, nzi kimwe cyo, nzi yuko ankunda ubudasiba, nzi yuko ambera ubuhungiro, nkiri mwese ye ndi impumyi koko sinamenya ibyamfasha, ntabwo nza mwaka urufunguzo, ndamwizeye nzi yuko ariko mwami w'imbaraga, Mana y'imbaraga, ongera utumenyesha imigambi yawe kubwo kwizera. Nicyo cyatumye Mose bamubyara, bamurebye baravuga ngo kugira ngo uyu mwana apfe twizeye izamurokora, reka tumuhishe. Mose nyina aramuhisha. Bibiliya yatubwiye ngo bahinyura itegeko ry'umwami, baravuga ngo kuko twizeye Imana izabana natwe, izamurengera, izamurinda. Bamuhisha kubwo kwizera. Mose amenya ibyabaye kubwo kwizera, aravuga ngo kuba kwa Farawo ntibingana n'ubutunzi bw'agakiza. Aravuga ngo kuba umwana w'umwami ntibingana no kurenganwa n'umwami, nkabika ubukristo. Dore kwizera kwatumye Elisa yari umukire kuruta Eliya. Eliya yari umusuhuke, yari yarahunze inzara. Bivuze ngo iwabo bari banyakwipfira, ku buryo umwana agenda agahunga inzara aragenda, ariko uhunze inzara ajyanye umwuka wera. Asanga Elisa ari guhinga, afite ibyo kurya, afite ibimasa 12 mu 60, afite imirima, arejeje, afite ibigega, ariko ntagira umwuka wera. Elisa arengeye Eliya, abona icyo Eliya afite nicyo Elisa akeneye. Kwizera biduhitiramo ibikwiriye kuri twebwe, bikumenyesha umugabo ugukwiye, bikubwira umugore ukeneye nyawe. Kwizera bikubwira urugo rwari rwo, kwizera bikugira inama. Ariko Mana y'imbaraga, kwizera bitubera amaboko, kwizera ni ingabo. Pawulo yaravuze ngo mwambare ingabo ibakingira igituza, ngo ariko kwizera kugira ngo muzako, ariko Mana ngo kugira ngo dukingirwe ya myambi yakumubi. Kwizera kwatumye Nowa abaza inkuge imyaka 120. Bera b'Imana ndafashijwe, ndumva navuze induru ngataka. Imyaka 120 Imana yaravuze rimwe, ariko kubatizera bahora bayibwira ngo ongera uvuge, ongera uvuge. Iryo yavuze ntiyisubiye. Impamvu mubona Imana yaratinze nuko yavuze mugahita mugiye igihe cyo kuza. Mwebwe muri kubona Imana yarakererewe bitewe n'umunsi mwari mwayihaye izakoreraho, ariko umunsi yo yagennye izakoreraho, izakora itarebeye ku maso y'abantu. Imana izakora. Imana ishimwe. Mwebwe impamvu kwizera muri kubihagarika nuko muri kugira ngo kubaho kwanyu ni igisobanuro cy'abantu babareba. Kubaho kwacu ntabwo turiho kuko turiho, no, turiho kuko dufite umugambi twaremewemo. Umugambi ntabwo uriho kuko uriho, no, kuko n'ubundi turiho twarazuwe. Yesu yaduhaye kubaho adukuye mu rupfu. Turiho kuko dufite intego y'Imana tubanyaho tubaye. Iyo ntego rero ni imirimo y'Imana, kuko Bibiliya ivuga iki? Ngo murabona remye, mbaremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, ngo iyo niteguriye kera kugira ngo muyigendere. Ndagira ngo nkubwire iki? Kwizera kuzana gukiranuka ni ukwizera kudafite ibishira. Utizeye urugo, iyo upfuye urangirirana n'umugabo kwirimbi, araguherekeza yagushyingura bikarangira, ntajyana nawe mu rupfu, urugo rurashira. Imodoka irahirima cyangwa igasaza, inzira senyuka cyangwa igasaza. Ibyo kwizera tibifashe kuri ibyo bidafatika. Kwizera bifashe mu maraso ya Kristo, bifashe mu bugingo bwa Kristo, kuko kwizera ni Kristo, niwe twizera. Rero iyo tumaze kwizera Yesu, ibyo bindi biza mu mirimo yitwa ibyiringiro. Umuntu wizera Imana imuha amasezerano kugira ngo bigende bite. Isezerano ni ririndi intambwe z'ibirenge byawe, kugira ngo nugenda ujye wibuka ko Imana yavuze. Hari abantu bajya bakunda gutanga izi ngero, ngo iyi Imana ivuze ngo nzakugaburira,
ngo uragenda ugahita usonza. Ntabwo itwara ibyo ufite kugira ngo iguhe ibindi, oya, ahubwo ibona ugiye gusonza ikakubwira ko izakugaburira kugira ngo no mu nzara uzahabane ibyiringiro. Hari abantu bavuga ngo iyo igiye kuguha ipantaro ngo irabanza igatwara iyindi, iyitware ngo iyambare. Siko Imana ikora. Hari igihe ibona ipantaro wari ufite igiye kugenda ikabona bizagukura mu mpamvu zo gukurikira Imana, ikakumenyesha iby'indi myambaro kuko iyindi igiye, kugira ngo nuyibura uzagire kwizera. Ikakubwira inzu kuko iyindi bagiye kuyiteza cyamunara, kugira ngo niba yiteza cyamunara uzibuke ko Imana yavuze. Nimushakire impamvu z'ibyiringiro mu mirimo y'Imana kuruta uko mushakira impamvu zo kugwa mu by'Imana yavuze, kuko iby'Imana yavuze ntiyabivuze ngo bibagushe, yabivuze ngo bidukomeze. Niba ari Imana yavuganye nawe akaba ari Uwiteka wavuze, azabisohoza, azakora ibirenze ibyo, azakugeza aharenze aho, azakugira urenze uwo, azakwicaza aharenze aho, azaguha ibirenze ibyo. Nsoze Luka twahasomye, hahirwa uwizeye kuko ibyo yabwiwe n'Umwami Imana bizasohora. Ntabwo Bibiliya yavuze ngo hahirwa uwizeye ko ibyo yabwiwe bizasohora, ahubwo kwizera gutera amasezerano gusohora kuruta kubaho utegereje amasezerano. Wabaho wizeye, kwizera bikazatuma Imana ikora ibikwiriye gukorwa nayo. Luka 1:37. Nkunda kumva amakuru y'umurwa uri kuratagera ibyago, kandi umucyo n'umwana w'intama umunsi umwe nzawinjiramo. Luka 1:37 haravuze ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Ariko Mana, nta jambo Imana ijya ivuga ngo rihere. Ibibazo ufite none nibwo buhamya bwawe bw'ejo. Yosefu arizeye ageze umunsi wo gupfa, aravuga ngo nizeye ko yavuze kutugeza mu gihugu izadutwara ikatugezayo. Aravuze ngo nubwo mpfuye Imana ntipfuye, izatugeza aho turi kujya. Aravuga ngo ntimuzashingure hano, umva ibyo byiringiro, ntimuzashingura aha, muzataha. Iyabivuze izabisohoza, amagufwa yanjye muzayajyane. Bibiliya yavuze ngo nicyo cyatumye Yosefu yizera, aravuga ngo amagufwa ntimuzayashingura inaha. Yarazi ko Imana izabatwara. Nicyo cyatumye Dawidi amanuka, aravuga ngo nubwo ntareshya na Goliyati, nubwo experience y'intambara ntayinganya na Goliyati, ariko mfite Imana yo kwizerwa. Goliyati amanuka n'inkota, Dawidi azana ibuye. Ni ukwizera. Kwizera bituma turwanisha intwaro ntoya, kuko intambara turimo si izacu, intambara ni iy'Uwiteka. Imana ntikirisha amaboko, si ingabo nyinshi, ikirisha gukiranuka kuko irihagije. Kwizera wibishinga ku rufatiro rw'ibyo wari ufite biboneka. Uru rugo rwawe rwubake kuri Kristo kuruta andi mahame. Kwizera bitumenyesha ko tuzajya mu ijuru kandi tutararibona. Kwizera bitumenyesha ko Imana ari yivuze itaragaragara kuri wowe. Kwizera bitwemeza ko tubitse amasezerano y'Imana nta sinye nta kashi mugira. Kwizera bitwemeza ko tuzaguruka tutaragira amababa na rimwe. Ibyo bitwemeza. Kwizera bitwemeza ibizaba by'Imana kandi tudafite ahandi byavuye. Kwizera niko kwatumye Enoke yimurwa. Yarizeye Imana iravuga ngo ngwino nkubwire. Kwizera bitumye nkwimura. Uko kwizera niko kuzatubera amagare niyo mafarasi y'abizera. Kwizera niryo baba ry'abagenzi. Kwizera nibyo bizatwambutsa, nicyo kiraro. Kwizera nibyo byatumye Abisirayeli banyura mu nyanja itukura. Ibindi ni ibyiringiro. Nta jambo na rimwe Imana ivuga ngo rihere. Iyo wizeye Imana nk'inyamaboko, ugeraho ukamera nka Mishayeli, Hananiya na Azariya, abahimbwe Shaduraka, Meshake na Bedenego. Ugera imbere y'umuriro ukavuga ngo naho Imana naho yadukiza, naho itadukiza, nta cyatuma twubarara. Kwizera bitwambura kuba abagaragu b'isi, bakatugira kuba bagandukira Imana. Kwizera bitunyaga kuba imbata y'icyaha, tukaba imbata ya Kristo. Dusengana Imana. Navuga iki? Kwizera nibyo byatumye Maraya Rahabu abona abatazi
arababwira ngo muri guhinda umushyitsi kubera twebwe turi guhinda umushyitsi kubera Imana yanyu. Mwebwe murahinda umushyitsi n'iki Imana yacu yakoze. Nta winjira muri Yeriko, nta usohoka. Nimwe twatinye, nicyo cyatumye dufunga. None mwebwe muratinya iki? Aravuga ngo ahubwo nimuze ubwo Imana yanyu iteye ubwoba. Ubwo Imana yanyu iteye ubwoba nimuze mbahishe. Umunsi wo kurokoka, umunsi w'intambara, muzandokorane n'umuryango wanjye. Kwizera bikiza Rahabu. Kwizera niko kwatumye Joshua abwira Abisirayeli ngo nta yindi nzira ihari uretse kuri Yorodani. Arababwira ngo ibirenge by'abatambyi nibibanzemo, nta kirenge gikamya amazi keretse icyo uwizeye. Kwizera nibyo byatumye Elisha abwira Namani ngo ibira muri Yorodani, nta mutuba muri Yorodani. Ariko ijambo umuhanuzi yaravuze kuri Yorodani kubwo kwizera ariko Mana y'imbaraga. Kwizera nibyo byatumye umujura iburyo bwa Yesu amubwira ngo nugaruka, kuko Yesu ari gupfa n'umujura ari gupfa, ariko arebesheje ukwizera biri mu ijuru. Abona Kristo agarutse n'ingoma ye, aramubwira ngo ubwo uzagaruka mu bwami bwawe uzanyibuke. Yesu aramubwira ngo uyu munsi turabana. Iyo wizeye bikubaho uwo munsi. Kwizera niko kwatumye Mariya abyara. Kwizera niko gutumye Elizabeth asamira. Kwizera niko kwatumye Eliya ahagarika imvura, arangije ahamagara umuriro. Elisa yarebye Eliya aravuga ngo imbaraga zikurimo nizo nkeneye kuruta isuka. Imbaraga zikurimo, nkeneye umwitero wawe kuruta umurima, nkeneye umwuka ukurimo kuruta umusaruro, nkeneye kugendana nawe kuruta kugumana n'umuryango. Aramubwira ngo tugende. Eliya aramubwira ngo ndagukurwaho, sigara. Aramubwira ngo sinsigara. Yari yize, yaravuga ngo sinsigara. Bakundwa, biragatsindwa gusigaraho muri kandi muri abagenzi bakomeje kugenda. Kwizera nibyo bitwimura. Ibyino mwisi ndabihinyuye, sigaye nifuza ibyo mu ijuru. Mana ndagushimiye, ni wowe wo kwizerwa, ni wowe urema umwana mu nda y'ingumba, ni wowe urema amanywa asimburana nijoro, ni wowe urema izuba risimburana n'imvura, buri gihe cyacyo ukakigena. Ntabwo uri Imana igisaza ngo amaso yawe ntabareba uyu mubyeyi. Turi Imana isaza ngo amaso yawe ababure kureba uyu mwana. Turi Imana isaza ngo amatwi yawe aba yarapfuye. Ibyo tuvuga urabyumva, natwe turakumva. Intama zawe urazizi, natwe turakuzi. Kwizera nibibyara abantu. Abantu nibabyarwe n'ijambo ry'Imana, babeho kubw'ijambo ry'Imana, batunge kubw'ijambo ry'Imana, bakore kubw'ijambo ry'Imana. Mana, iri duka baryicaremo kubw'ijambo ry'Imana, business ayikore kubw'ijambo ry'Imana, atera intambwe kubw'ijambo ry'Imana, ikanzu yambare kubw'ijambo ry'Imana, umugabo mwubahe kubw'ijambo ry'Imana, urugo rwasenyutse rwubahe kubw'ijambo ry'Imana, uyu mwana uburara bumuvemo kubw'ijambo ry'Imana. Turasenze kubw'imbaraga za Kristo, kuko ijambo ryawe ryatubwiye ngo kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. Imirimo yo kwizera ni iyi, nituma tugira ibyiringiro bihoraho muri Kristo, kandi bikadutera no gutsinda ibyaha, kuko ibizaba bibaye turi kumwe nawe, ariko bitanabaye turi kumwe nawe. Kwizera bituma uyu mugore akomera niyo umugabo atahaba, bituma uyu mubyeyi abaho niyo abana batahaba, kuko kwizera ntabwo ari abana, ntabwo ari umugabo udutera kwizera, si abagore batuma twizera, ahubwo twizera Kristo, kuko ari we banze ryo kwizera, kuko ari nawe ugusohoza. Dutuze muri icyo cyanya, aho hakiriza izo mu mitsi, mu misokoro no mu magufwa, ku mubiri, aho hakiriza indwara muri uko kwizera. Izo ndwara turazicyashya. Kwizera habonekeramo imirimo y'amaboko. Kwizera harimo ubuzima, ni imibereho. Ijambo ryawe rirambwira ngo uwapfuye agapfa yizera niyo yaba yarapfuye ngo azongera abeho. Tuzuye uyu muntu, twongeye kumuha ibyiringiro, twongeye kumushyira ku rufatiro rwo kwizera kubw'imirimo yawe. Ni we Mana yizera, ni nawe Mana yo kwizerwa, kuko wowe ubwawe uriyizera. Niyo mpamvu dutuza mu babisha, uzi ko ntacyo badutwara. Niyo mpamvu dushyira hagati y'abarozi, uzi ko batadushobora. Niyo mpamvu dutuje mu isi. Yesu warabivuze, uravuga ngo ngusabye kubarindira mu isi, singusabye kubakuramo, ahubwo ubarinde umubi. Ubwo wadushyize mu aha, uri Imana itangaje, iduhisha rubanda ukaduhisha ku karubanda, uduhisha ibibazo utubitse mu bibazo. Ibyo byose ni ubuhanga bwawe. Ntabwo tuzi uko ubigenza bigakunda, ntituzi uko ubikora ugakiza indwara, ntabwo tuzi aho ubika ubugingo bw'abapfuye,
bapfuye, ntituzi naho ushyira ubuzima bwabo, ariko Mana y'imbaraga ntituzi naho ubuzima bw'abataravuka ububitse. Ibyo byose ni ubwiru bwawe, ni wowe Mana yo kwizerwa. Rema n'igikomeye, ureme igifatika, ureme iby'icyubahiro, ureme iby'ubuhanga, ukora iby'imirimo yawe, kuko ni wowe Mana yo kwizerwa. Uyu mugabo mushyiremo kwizera, uyu mwene data mushiki wange muri Kristo mushyiremo kwizera, tumenye ko ari wowe banze. Ishingiro ryo kwizera si akazi tugira, ishingiro ryacu ryo kwizera ni Kristo, ni umwami wanesheje urupfu. Ubwo warutsinze ntituzapfa, mu rupfu tuzahanyura. Ubwo wanesheje umubiri ntacyo dutwaye, noneho ntacyo umubabaro untwaye, kuko nza wibagirirwa kwa Yesu. Nubwo ngifite kubabazwa mu isi, mu ijuru nta mubabaro n'urupfu. Mana, iyi mibabaro yose Pawulo niko yavuze, yabibwiye Abaroma, yarabwiye ngo mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiye kugereranwa n'ubwiza tuzahishurirwa. Duhe kwizera udashingiye ku bihe turimo, uduhe kwizera guturuka kuri wowe. Ndagushimiye, iri jambo rihana umugisha abaryumvishe nange uritambukije, kubw'ineza n'ubuntu tugiriye, kubw'umwanya w'agaciro n'umugisha uduhaye none n'iteka ryose, kubwawe Yesu, amen. Imana ibaha umugisha.